aya boss kuva ku itangiriro house aba cooks n'aba pokes hey Outer Banks season ya gatatu abari bafite byose n'abandi batari bafite na kimwe kandi uko niko byahuse Outer Banks kugeza na n'uyu munsi to bana rebe filime cyakora mureke nta mwanya wo kuruhuka nkigira nageze ku kisi kubwa papa nanje The treasure was our way out. Ubutunzi nicyo kintu cyonyine cyari kutuvana muri ibi ngibi ndetse ni nako byagombaga kugenda. Ikibazo aba Pogs buri gihe baratsinda gute ariko uburyo byagenda mu kwari ko kose iteka mba nibaza to basubiranyemo ese niko bigomba kugenda cyane imitego baba baduteze urebe kubera ikindi wabo koko ntabwo bizi mwanange sibyo wowe n'inshuti zawe mufite urufunguzo rufungura ahantu hari ubutunzi bita Eldorado rero nshuti zanjye ntoya ubwo butunzi nicyo cyerekezo cyanjye hey Outer Banks papa John B yarazi ko se yapfuye barongeye barahura mwana wanjye bibirarenze urebe bari kuvuga ahantu ngo mu mujyi wuzuye zahabu uravuga ko ari ubutunzi buhambaye ngiye gusubirana ibyari ibyanjye kandi byari ibyanjye nyine mwana ibi tugiye kubikora cyangwa Outer Banks sesi ya gatatu ako papa uri bukubwira ngo wakora ibintu byose ku bwanjye hari ikintu rero nshaka gukora nakora byose mwana wanjye hakuno bana bagaruye Outer Banks season ya gatatu John B Chinichi papa sinyugukeneye reka rebe hakuno abana noneho ngo bagarutse bagiye guhiga ubutunzi aho bita Eldorado turi mu nzira twerekeza Eldorado Outer Banks season ya gatatu ndakeka tugarutse mu mukino mwana mube muretse guserebura mwabagiga mwe nta kintu turageraho ibyo yavuze ariko ni ukuri narinzi ko njye ari icyo twakoze mwishyuye bonema utarayishyura uwo byamujabutse yo